Dushima Imana yongeye kuduha akanya muri iki gitondo kugira ngo twongere tuganire ku byayo. Turi kuwa gatanu Mutarama umwaka w'2025. Ingingo yacu yo muri iki gitondo iratubwira ngo yaratubambiwe. Imana irarikira buri muntu wese kugirana nayo umubano ushingiye ku rukundo. Nk'uko rero muri iki cyumweru twakomeje kwiga ibigendanye n'urukundo, mbere y'uko twiga iyi ngingo yo kuwa gatanu, kadusenga Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze kongera kuduha aka kanya muri iki gitondo kugira ngo twongere tuganire ku byanditswe byawe byera. Bana natwe Mwami Imana, kandi ukomeze uturinde muri uyu munsi wose Mwami Imana, kugira ngo tugire umugisha uturutse mu rukundo rwawe, mu izina rya Yesu, amen. Ingingo rero y'uyu munsi kuwa gatanu iratubwira ngo yaratubambiwe. Imana irarikira buri muntu wese kugirana nayo umubano ushingiye ku rukundo. Buri muntu wese Imana imwifuriza ko yagirana nayo umubano ariko uturutse ku rukundo. Ariko abemera irarika ku bushake bwabo nibo bonyine bazashimira umusaruro uzahoraho. Nk'uko twabibonye mu mugani w'ibirori by'ubukwe, benshi mu bo umwami yahamagaye banze kuza. Nk'uko tubisoma muri Matayo 22:3, umwami yatumiye benshi ariko bose ntibitabiriye ubukwe, haje bake. Icyakurikiyeho rero mbere gato yo kubambwa kwe, Kristo yaririye Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kukubundikira abana bawe nk'uko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Yesu yashakaga kubabundikira ariko ntibabishaka. Uvuga ngo Yesu yashakaga kurengera Abayisiraheli b'i Yerusalemu ariko bo ntabwo bigeze babishaka. Baranga. Iyo nshinga y'ikigiriki isobanurwa gushaka. Tero yakoreshejwe hombi kuri Kristo ushaka kubakiza no kuri bo badashaka gukizwa, kandi iryo jambo ni naryo dusanga muri Matayo 22:3. Nanone kandi Kristo yagiye ku musaraba ku bw'abo bantu no ku bwacu twese, yaradupfiriye. Ari abakera Abisirayeli, ari natwe twese yadupfiriye. Mbega urukundo rutangaje! Mu gihe icyaha cya muntu cyagombaga guhanishwa igihano cy'urupfu, Imana ubwayo binyuze muri Kristo yarishe ikiguzi, maze ishiraho inzira yo gusana isano yari yavukuweho hagati y'ijuru n'isi. Hagati aho ikomeje kudusesekazaho urukundo rwayo, nubwo nta kiyitegeka gukora ibyo ku buryo burenze ubwitange bwayo bwo kubikora ibishaka. Iyo dusomye muri Yohana 10:17-18, tuhagereranye n'Abagalatiya 2:20. Mu buryo burenze urugero, Imana yerekaniye urukundo rwayo ku musaraba. Tubona ko Kristo ubwe yitanze ku bwacu bivuye mu bushake bwe bwite. Kristo yatanze ubugingo bwe abyishakiye ubwe. Nta n'umwe wiha ubugingo bwe abumukuyeho. Yabutanze ku bushake hakurikijwe inama y'agakiza yemejwe mu ijuru mbere yo kuremwa kw'isi. Inama yo gucungurwa kwacu ntabwo ari igikorwa cyatunguranye. Igikorwa cyaba cyaratekerejweho nyuma yo kugwa kwa Adamu, kwari uguhishurwa kw'ibanga ryari rihishwe uhereye kera kose, nk'uko tubisoma mu Baroma 16:25. Kwari ugushira ku mugaragaro amahame agize urufatiro rw'ingoma y'Imana uhereye kera kose. Kuva mu itangiriro, Imana na Kristo bari bazi ubwigomeke bwa Satani
no kugwa k'umuntu bikomotse ku mbaraga z'uwo wigometse. Ntabwo byari muri gahunda y'Imana ngo habeho icyaha, ariko yabibonye mbere y'igihe ko bizaba. Iteganya n'icyo kibi urukundo rwayo ruhebuje yari ifitiye isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uko tubisoma muri Yohana 3:16. Ndifuriza buri muntu wese wumvishe iyi ngingo yo kuwa gatanu yo muri iki gitondo, kugira ngo kuko Yesu twese yadupfiriye, ndetse Imana ubwayo ikemera gutanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Twese twizere umwami wacu, twizere Yesu Kristo, twizere umucunguzi wacu, kugira ngo tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu, amena.